afite dabiju simbizi dabiju sinkuzi kera nanjye nagakwiye kuba ndi muri ntago bizatinda nagakwiye kuba ndi muri VIP urumva shu ese uhajya kumva ugatangira kumva ngo barikoresheje ese mwebwe mwagiye mwikoresha ngo niba ari BBL se ninde wakubujije kwikoresha ninde wakubujije kwikoresha abana bazajya bigira muri siporo bakore siporo mureka abana Imana yahaye batunge batunganirwe nta soni ngo utarahawe uteye nk'igifuka sinzi uko uteye sinzi uko umeze none se katari ikibazo cyabo ntago ari ikibazo cyabo byo muri siporo irakora ngo abantu ngo baragiye kwiyongeresha isimbi modo wajya kwengeresha yarababwiye abana bari bananutse isimbi modo se we yigeze yiyongeresha mu bavuga we niko numva bavuga narabyumvisha ariko njyewe rero ejo ndi nge ariko Benus ko abantu naje gusanga babeshya njye na stalkinze Jolly ejo bundi ndamustokinga nshaka ahantu Jolly ashobora kuba yarikoresheje aho ubwo niko akunda umuntu ababyibushye abananutse plutôt noneho ataragira n'udufaranga ataragira ute noneho aho amenye kwitaho wenda kwisiga da ibyo byo ntago mbihakanye sibyo wenda hari ukuntu umuntu ahindura n'amavuta akisiga utuvuta akikera agasa neza sibyo ariko ibintu ngewe byo kujya kuvuga ngo abantu bari ngiye sinjya mbyemera biriya bintu cyakoze ari abakobwa babyemera ababyemera na tetana ese yarabyemeye nawe yarabyemeye yarabyemeye nande Naomi we arabyemera Naomi hari undi muntu nabonye wabihakanye ngo ni dabiju afite dabiju simbizi dabiju sinkuzi kera aho koshemana dabiju sinkuzi kera pe sinkuzi ariko sheri uteye neza pe uyitereye neza sweetheart uteye neza reka jewe muri uru Rwanda harimo abana iyo umuntu ateye neza ugomba kubivuga nanda y'umujinya uretse ko niyo yanakwikoresha ingaruka izamubaho niye yako se biba bimureba ako se barabora ngo barabora ngo barabura n'ukuri niyo cyaberiza buru nawe no bwambere zumvise nge niyo makuru numvise hari tuntu ugenda ureba nyine ukuntu bavuga none imihanda yateye ngo ni TikTok sinzi niyikuzanira inkuru kajya kuvuga umuntu yazanye inkuru byahe nibyo ngo ntabyo yakoresheje ariko ngewe nigeze kumva ubivuze ko nawe afite umubuno kabasuye ko ari kuvuga abandi uburyo bibora binuka niki kandi nawe nkabona afite umubuno ubu nanjye urushaka kujya kwikoresha ubu nanjye inda izagenda nzana ikibuno nzana umubuno none ikindi kintu bashyiraho ngo kondisiyo ngo nta kwicara hari amezi utemerewe kwicara dabiju nako ntabwo mbizi niba dabiju utemerewe kwicara ikindi kandi ngo biragaragara ngo ukuntu bigaragara ngo bafite ngo ni ari ibitoboro bitatu ku kibuno by'inshinge ngo hano baba baratoye ugashyiramo biriya biboro bashyiramo niko mba mbyumva ngo baba bafite kondisiyo ngo yo kurya utuntu ngo tworoshye ahubwo ngo ntabwo ashobora kurya ibintu bikomeye ngo ni utuntu tworoheje gusa none hari n'abajya muri koma oya ibyo byo kurya ibintu byoroshye nababa bakoresheje inda yewe ubona ese ibiryo bijya mu kibuno ese ibiryo bijya mu kibuno cyo wasanga naho bihajya ntabwo mbizi ni ukuvuga ngo ibyoroshye baba bavuga ni umuntu uba warakoresheje inda tuzaza Brian se wemeye ko yakoresheje inda se tuzamubaza uturya niko tumeze Brian yarabyemeye nawe ariko mu minsi ishize yaherutse kuvuga ati mana we ati nongeye ndabyibuha we ati kandi ntabwo ugomba kurya ukabyibuha ariko biragoye birababaje ako mana yanjye ubu ntakuri DJ Brian ameze neza ngewe mana abakobwa b'abanyarwandakazi mbona mwaka pe ngewe mbona muri beza umva bibabereye niba munikoresha ariko tukabona afite mu nda heza yayisaba umukobwa mwiza ubona ateye neza shabasho niba munabikoresha ni ukuri ko bana mumeze neza bameze neza nanjye mbonye ifaranga fere ya mbere nahita numva Brisele wajyayo na se hashika ngo Faisal ngo hari umunsi bigeze gutanga promotion ariko mbere yuko babigukora ngo ranza bakakubwira ingaruka ngo zizakuba nese urumva ibyo bintu bagusinyisha ubwo urumva hatarimo ingaruka
uko kubora nkubwira urumva ko utarimo wowe oya ubanza mu nyurabwenge wakomeje ukire njye sinabikoresha njye nigeze kubona bafata ibintu bimeze nk'amashashi birimo amazi bagashyiramo nigeze kubona bari kubaga umuntu nigeze kubona icyegeranyo nimba bibari byo ariko simbizi nzambara ibubu sha wowe umeze neza uteye neza ubuse nanjye rudumbari wagabanyutse none ngo rudumbari ku biro byawe 40 hasigaye sha ku biro byanjye 80 nsigaye 75 aha hari uko Imana itari kukugira ariko se ko navuye ku mugati jya muri siporo utere nka Messi Jolie siporo ngo akora siporo yarananiye akomara yagisha Miss Jolie yaragowe mana yanjye ngaho ngo ngushinya ngo yarayikoresheje mana mwagiye kumureba amafoto ya kera koko mukabona kuri mwana ariko yarameze ibyari byo waragira naramustoka inzura mwana ariko yarameze yarafite ishinya nziza n'ubusanzwe ikintu wenda nyine ntago yari inzobe kuriya cyane ariko nabyo biterwa wenda na kamera wasanga kamera za kera nizo zubu tuvugisha ukuri hari ikintu bakunze gukora aba bantu b'imihanda ukajya kubona uri kwaka nkuko nguko bakajya gustokinga bakajya muri bwa bufoto bwa kera bwo kuri Facebook bakazana kandi uri mu karage Imana ishimwe ntazawo umusitari bakajya kunstokinga ntatwo ngira kandi uriwe ko kuri Facebook udufiteho ishkuta ndarengana ngomba gushyiraho utufoto twavu ariko uretse ko turiya dufoto twa kera twa buraka tw'umukara abashu ni ukuri ntabwo ari kuriya twasaga ntabwo ari kuriya twasaga pe ni ifoto urabona twifotozaga muri utu dute natwita tekino blackberry zimwe zaje n'amatushe wafatiragamo agafoto ugahita ukubita kuri Facebook wajya kubona ko ni nkobotse utaza iturutse ihita ikuzana kuri iyi mihanda murebe Keza wa 2000 na kangahe urebe na Keza wa 2025 urafata ifoto muri icyo gihe tutari tuzi na kamera zitari zizaza tutarabona ama iPhone kweri mwagiye mu mubabarira abantu koko kukibo mutagendana n'ibigenda wowe noneho bakunda kuzana ngo ngaho uwo Miss Jolie ngaho muyango oya Miss Jolie weragowe ariyubakira inzu Miss Jolie ngaribonera inzu ikibazo kikavuka ngo byavuye he ngo Miss Jolie ngo akora iki birabareba akora iyo bwabaga birabareba umuntu wayikorera iyo bwabaga akibonera mana nawe wakoze iyo bwabaga ukareba kuzane iyo nzu ya miliyari kora iyo bwabaga nubwo ari n'ibintu byahatarari usa niwe wa mbere se wa mbere so wakabiri se no wa gatatu Kate Bashabe ntafite inzu Alia Cool ntafite ngo ntajyo muravuga ngo Alia Cool afite inzu yayikuye ntago ari umukinnyi wa filime ejo bundi n'ubaki hagaze igeretse inshuro zingahe bazavuga ngo nkora iki ngo Liza YouTube nihemba ngo business ye muzi niyihe YouTube nihemba ahubwo banyarukire kugira ute kuri YouTube channel yawe musubscribing gira vuba babwire barabure Liza the Well Show musubscribing YouTube channel ya Liza the Well Show mukore subscribe ujye Fada Family mukore subscribe umva Fada Family ubu tugiye kujya tubaha ibiganiro tubahe show ibintu bishyuhe ngwiki tuzatubatarira natwe amakuru natwe umuriro ugiye kwaka agezweho ibishyashya gusa oya ariko bareke kuvuga abantu oya bareke guca abantu intege twebwe ntabwo tuzacika intege mu bacika intege twe ntiturimo rwose ubwo ko muri 40 ingahe na fotojwe na ntuza ukaza itsoke ariko nawe uzjye uzana kawe biza biherekezanyije yegora ubu tugiye kubareba wasanga mezute so tuvuye vundi turaho ngaho tuba twirirwa tuzana ariko bene ubu tugiye kubareba twasanga bo bari beza wasanga ari mwiza sawa kirageze mwe muzi kwitaho erega umuntu araza akiyitaho akiyitaho akamera neza nyina akikunda akimenya kandi abagore turikunda cyane abagore turikunda cyane rwose umva sinzi rwose ariko rwose tujye twiga kwikunda twimenye hanyuma tujye twifurizanya ibyiza niba mugenzi wateye imbere byishimire sitasiyo wateye imbere nawe ejo ninde ni wowe ubu uzazana imodoka mbabare utangira uvuga ngo uhamagare uze nyine uri guseka kandi umutima umeze uti mpamagara abantu mwamenye se ko Benine titi ayizanye takora iki haryara
utakora iki kandi koko ntacyo ukora nkora iyo bwabaga Beni ntacyo ukora nawe ndakwibutsa abashu mukore subscribe iyo modoka oya uretse mugaruke iyo tubicano inyinjiriza ubusa ngo ndagukomye uremaye nirirwa nibira kuya nzanye ibintu bitandukanye ujya kwa ntuza igisenyi kwa ntuza bamwita nde kwa west kumwamamariza ese aguhaye kwamamaza kuri mujya kurya ifi iwe aguhaye kwamamaza shabiri wazanye hari ahantu heza umva tuzajyana sibyo niho hantu haba ifi iryoshye inkoko noneho shabiri nabonye ari amafi ahantu amazi bogesha numva ndabyanze nigeze kujya mu kirori iki gisenyi cy'ubwato turakomanda ifi sweet heart kwa kundi duhagaze mu bwato ngiye kubona mbona umuntu yanyweye ahamagaye higiro arutse muri ya mazi hashize akanya abantu bakomanza amafi sheri bajya kuvoma muri nyine wenda yego wenda reka tubare ko aba yatenze ariko shumani ari amazi bayanyukamo wanyaramo gerabyo nariye yaramo kuri ruka barukamo bayanyaramo mara yanjye ndavuga ni mana we noneho ngerere twe twayikomanze na kare rero twe twayiriye deje ntaze hano bayogereza mana ndavuga na ya mazi niyo bogesheje ifi twariye ariko ntago bayoza muri ayo mazi shuma ni impamvu y'Imana ngiye yavomye nyine ababigukoreye bari bagiye kuyokereza hehe mu bwato mwari murimo yes bari bagiye kuyokereza mu bwato harimo imbabura yotsa ni ukuri kw'Imana hari harimo ubwo abo ngabo bariyarangije kuko ari abo mu bwato kose ntago ntandi hantu ariko urumva niba atarafite amazi aho hafi ngo abe yayoza ariko se ubundi izo fite urya muri zo ntiziba zavuye muri ayo mazi ariko byibura iyo igeze mu rugo yoza neza mu rugo yoza neza tubari tundi turi ku mazi bazoza mu mazi meza ntago afata ifi ngo ajye kuyogereza nk'urugero reka nguhereze urugero rwa hariya kwa west kuko ho ndahazi cyane ntago yagufatira ifi yiwe ngo ajye kuyoza muri ariya mazi oya baba bafite amazi mazima aragenda bakayoza bakayikubitaho bakayotsa ikagenda igafata umuriro reka dusipoze basi ko wenda iyo bayogeje kubera batari turi mu bwato mo hagati twari turi mu bwato mo hagati mu mazi buriya wenda bararebye babona nta kundi babigenza kandi nk'ubwa ngo nabibonye maze kuyirya biraza se sha bita byanga kuza uzi ko icyo gihe twari twarapanze ko tuzajyana muri cya kirori cy'ubwato nta gahunda ugira reka nkugarukeho nta gahunda ugira nta gahunda ngira uwamaye gahunda ijagaraye pe reka nkubwire utanteguje ntabwo teguje njyewe y'ikirori nk'icyo kubera ukuntu nta bantu benshi bafite turi bujyane njyewe buri inshuti zanjye nyinshi ntizikunda ibirori mba nabuze njyewe umuntu njye nikundira ibirori kandi mba nabuze umuntu tuvaye impingana njyewe wagiye mu magare nkajya ngenda njyenyine narakubonaga nkajya mu magare nkajya gushaka umuzungu nabonaga nawe uri igare waramubonye yego umuzungu ntari wambajije izina ubanza abazungu badakunda abagore babyibushye ntabari bahari Kigali wagira ngo yari y'abazungu ntago wiyabonesheje Kigali wagira ngo ntago wiyabonesheje watambukaga nyine kwa kundi utambuka nihuta nk'ufite gahunda wihuta nk'ahari igare riri muri entraînement Kigali yari yuzuye umuzungu narakubonye ndavuga nirindi gare ryabonetse sheri Kigali yari yuzuye umuzungu njyewe narebaga nkavuga cya cyumweru kugira ngo nicare mu rugo ndagiye mu magare nkajya convention habaga hari show iteye ubwoba tukagenda noneho umunsi wa nyuma baraturirimbiye Bwiza na Chris sheri ariko sheri reka nkubwire abafite inkwi barya ibihiye urabona twebwe twari turi muri rusange noneho hari abandi bari bicaye gutya ku ruhande ubona wagira ngo ni VIP rwari rurimo abazungu gusa n'abantu nyine bakomeye tubanza b'ibyamamare n'iki ngira ngo ni naho nyakubahwa Perezida Paul Kagame umunsi wa nyuma nyine yaje ni ukuvuga ngo hajya abantu nyine b'ama VIP ariko sheri reka ngesha ko aba VIP biraryoha kumenyana n'abantu bari VIP biraryoha mana yanjye narebaga abakobwa b'ibyuki bicara hirya nanjye nshakarafu uri muri rusange abandi bagiye anda hari n'abana nazabaye bo zikubita ziterera zigira gute mana yaje kavuga nti ariko mana nkwiye kuba ndaha hantu ati nanjye nagakwiye kuba ndi muri ntago bizatinda nagakwiye kuba
nicaye ndi muri VIP nicaye hariya man uzi abana bari bahari abakobwa b'ibizungerezi wowe abakobwa b'ibizungerezi nareba nkavuga ariko man ntago wagiye ariko beri byari byiza hari umuzungu none se uriya amazi ya nyanja we bite amazi ya nyanja ni amazi ya nyanja ni nde ntabwo abonye bebe ryirwaga ryitayarisha ari kubyina ryambaye agakora k'umukara kacitse yirirwa byina uriya twamwise amazi ya nyanja oya yewe ariko beni uzona bari benshi ntabwo wari kubitegereza noneho ukipitapitishwa nkipitapitishwa ngo ndebe shango ko hari umbona no kwari n'umunayigeriya naramubuze oya nese bisere waramushakaga kwa kundi ujya vuba nese najyaga mu magare ngiye byo magare ndabizi wari ujya gushaka umuzungu njyewe bakagiye gushaka umuzungu koko nabagiye gushaka icyororo cy'umuzungu umuzungu ushaka icyororo cy'umuzungu shanda gushakira umuzungu usubuka nze ndebe ngayo nguko ndagushakira umuzungu rizawe ibaze disiyo byihorere narahombye nyine nisamye nasandaye oya nta kundi nisamye nasandaye ariko nyine shaba sheri abazungu bari bahari muri ndetse hari abababonye koko byanyabyo yewe none se nta usko kuri iri ku Nyarwanda hari umuntu wanditse ngo yabonye ngo icyumweru ariko nawe numvisha ari cheap gukorera 150 ku cyumweru ubwo se yakoreraga ngaye mu cyumweru 50 nyine ngo ni indaya nyine yari irimo itanga ubuhamya ngo abona umuzungu umuhe angana ntago ari umuzungu nyine yari kuvuga ukuntu aya magare yasigiye abantu nyine kiryitanu mu cyumweru aho si ibyo ndi kuvuga araga yuko byumva ntabwo ndagusobanukirwa neza bishaza no kuvuga ngo muri ariya magare sibyo indaya nyine ngo mu cyumweru cyose yakoreye amafaranga 150 none se none ku mutima ndavuga se yarasanzwe akorera ngaye 50 arimo yose nayo ntago arimo ubwo buri nese ubwo niba yarabonye 150 agasara buriya ni za senyisi senyisi ibihumbi oya kwa kundi bavuga ngo iyi ngiyi ni ya senyisi za ndaya nyine ziba ziri ku muhanda ese ubundi wowe umuntu indaya uyifata gute indaya ni iki indaya ni umuntu wese wigurisha ni umuntu wese ujya hariya agasambana n'umugabo utari wese ugora oya ni umuntu wese wigurisha wowe uri verije njyewe mfite n'umugabo ufite umugabo ndi umumama urubatse mu bubeshya uzajya ubeshya batakuza sibyo hari abantu bazi ko gushaka ari ugukora ubukwe nambaye n'impeta y'amagana 5 yaba ku isoko naryo bararisenye baza rero umujyi rero umva naratambutse ahantu urumva bita mbona kameta ndagakunda ndakambara ariko rero bakwambitse kuvuga oya nagakose banyandike nyine ngiye ndashaka kukubaza ngewe ndashaka kubaza uri isugi ego ko nsubiza yego oya nsubiza yego oya iwacu ntago baruka rero ubwo naho uri indaya oya no ngiye mfite umugabo nakareka hosha umugabo se wemewe n'Imana wemera none se ndakubwiye ko umuntu washatse ari ndakubwiye ko umuntu washatse ari wakoze ubukwe gusa hano hanze sare oya ntacyo ntukore ubukwe ariko byibura ube waragiye imbere y'Imana n'amategeko nibyo mvuga nibyo mvuga ubwo se wagira isezerano rya babiri atari wajya imbere y'Imana n'amategeko isezerano rya babiri nyine naho ni mu rusengero ko hari ukuntu mujya muri urwo rusengero erega amategeko ntago ari umuntu mukamara nk'icyumweru mukamara nk'ukwezi cyangwa se umwaka umwe mukahita mutandukana ubwo aho ngaho ntimwaba mugiye kubeshya amategeko ntago ari umuntu amategeko ntago ari umuntu ndabyumva kutamuna amategeko ngenderwaho ibintu nk'ibyo ushaka kumenya niba nasezeranye mu mategeko cyangwa yes nibwo ndi umenye nimba usambana cyangwa udasambana ndashaka kumenya nimba uri indaya cyangwa utari indaya uri Mariya nta nubwo nzi ntago ndi Mariya ndi umwana wa Yezu na Mariya nese Yezu arabyara winjyana muri politike ya Bibiliya oya nukuvuze ngo Yezu kandi tuzi ko Yezu yagiye afite imyaka 33 twaranganaga ubanza ari njye rugero rwazaza gushaka uri impanga azaza gushaka umugore wangana
yes bavuze biranditse bavuze ko azagaruka aza gushaka mu Rwanda ukaba uri sure ko who knows wasanga no muri aya magare yari kuzenguruka mukaba shababona naramuburiye mu magare aho Jabeni niba hari ikintu cyambabaje nuko mu magare nta muntu nahakuye nicyo kintu cya mbere cyanje je nari nzi ko nawe uri gare mu yandi nanje kuko nararebaga base ako ibintu bisaba icyizere Beni bisaba icyizere gusa nyine wawe naraza sheri wanje uzamubona niba ukeneye erega hari igihe ataza ukajya kumwihigira nabyo birashoboka we ubwa akabara aho ngategereje umuntu umeze nka Liza uteye nka Liza umeze nkawe umva nta hari igihe rwose uwo muntu aba atahari ahubwo uzajya uwo muntu muzahura ari uko wowe wagiye kumwishakira noneho ukagumiza hano i Remera ngo urategereje ngo ndaryamye ngo zero njyewe guhera kwa kati ya challenge urayizi kati ya challenge urayizi ndayizi ubu niyo ngiye kujya nkoresha uriya mwana ari mwiza akaba yaragize atya kati ya challenge njyewe rwose gahunda ni ugukatiya ubundi ibintu bikagira uti njyewe ntabwo nzategereza ngo umugabo ngo azaza kuntereta shu njyewe mbabona ndimo ndanisazira rwose n'ubu ngubu bari gukurikirana Fada Family rwose uyu Liza wacu umva si ongeraho ko ndi singo ari singo and searching yego shana none ndimo ndasacinga uri muri byo gusacingwa ndabona bitagikukurya tujye kujya ku mavi hasi hejuru ariko ubundi Beni wanyemereye umugabo ndakwibutse akwemereye umugabo kandi w'umuzungu sibyo ndi kuva hasi ndakomeza ubanza abazungu atari abantu banjye ubanza atari abantu banjye se barabanyagomba kudama iki batanankunda sinzi ariko se mugano bakundira iki nanjye simbizi oya njyewe uzi ikintu bakundira hari uwo mwahuye uramukatiya arakugira oya ntawe hariho nari mfite ubanza ariko yarandoze naramuhemukiye Imana imbabarire ubanza yarandoza atuma bene bose banyanga ariko ntago abazungu baroga none naranamubuze waramubuze ubu sibwo byagenze gute shani story ndende ikiganiro kibaye kirekire twazabishaka muri munsi mwakoze cyane rero murabona ko nabazaniye umukobwa mwiza ufite swaga vibe byose ndi mwiza burya byahataye irahira suvuze gushaka umuzungu kandi ubu ubona naka ego kwaka gusa se nta makuru ufite reka abantu bajya bakubwira uri mwiza uhagaze neza uparitse neza ikintu cyonyine mbura ni BBL BBL najya gukora ntago mbigushyigikiye please nuko ntayaguye sport sibyo reka njye muri South Korea nshaka ifaranga kora sport umva nkubwire miliyoni 5 muri South Korea maze ujya gukorera igihe kingana iki maze ujya gukora iyo BBL umushahara wa mbere wa kandi ngo ni miliyoni 5 babikorera yes nzajya urashaka kujya wirirwa urya wicaje indaho kwicaza icyuma ekoye barabeshya ntabwo bafite nyash ingana iki kanswe wowe ajya muri sport rata murabona bidakabije ufite nyashi baby girl mbabarira icara sirata sibikabije rata Champagne ntukazajya ushuka muri comment cameraman yazetse yapfuye abantu mukurikira ikiganiro muri comment mutubwire uyu baby ntafite nyashi ako shawishimye hagarara turebe wowe hagarara we turebe batubwire cameraman urabona ari ndufite nyashi ubwo se urabaza cameraman ikibazo si ufite nyashi ahubwo iyo ufite irabaye so niba icyo ushaka bindi birenze ushaka iki kindi kirenze ufite nyashi ute neza uri mwiza urasa neza muri comment niba ngako mfite nyashi mumbabare murebe iki kiganiro kirangire nimubona mfite nyashi mumbabare naho nzajya ariko nibona nazo mfite mumbwize ukuri ariko nukuri ngiye ntabona kujya inama kujya hari ahantu ushaka kubura ibindi nkora nkugisha inama okay ngiye niyo nama nkugiriye ejo utazavayo mbwira ati no ndabona bya bintu hari icyo sinzaza umundo kuko nawe uzajya kubikorera bazabikubwira ntuzandushye umurosi nzaza unyumvaye ugira roho nziza sheri nabo anderera noneho ikindi kiriho ngo iyo ugiye kuyikoresha wishakira umurwaza uri gutegere
uri butegere ukamujyana ukajya kumurushya uri wanjye bebe kujya kuva muri iyo koma ngo bagwa no muri koma nkirirwa nicaye nta muntu ndi kuganira ngo wakomarije ubwo urumva ibyo bintu ugiye bishaka ahubwo ntabwo tuzaturi gukora content ijya kuri YouTube si tuzaturi gukora content guhera ku munsi yes tubwira abanyarwanda ukuntu babikora nitwe abantu tuzaza kubwiza ukuri abanyarwanda uziko ari n'abapfa gupfa ngo hari abagwaye ikiganiro cyari icyo so guys mwakoze cyane rero wowe gukurikirana iki kiganiro kora subscribe like share and comment ikindi kandi ujye kuri YouTube channel ya Liza the World Show ukore subscribe like share na comment kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana uyu mwaka ni show turabakunda cyane kandi mwakoze kunyakira rwose kuri channel yanyu rwose ese channel yanyu ntago igabura nawe wakoze cyane mukunzi iragabura channel yanyu ni igabura iragabura umva kamera kuraho